Yes, nizere ko umeze neza. Aha turi ni ku rukiko n'ubundi Inyamirambo na harimo gusomerwa imyanzuro y'urubanza rw'umugabo witwa Ishimwe Kagame Dieudonné cyangwa se Prince Kid, umugabo umaze igihe kitari gitoya aburana kuva ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize, bwa byari 2022 kugeza uyu munsi urubanza rwe rwari rukigenda rukomeza umunsi ku wundi. Ni byinshi rero byagiye bigarukwaho, bati Prince Kid yasabye ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina ndetse no guhoza undi ku nkeke. Ni ibyaha bigera kuri 3 yaharirwaga, ariko uyu munsi hari isomwa rero ry'uru rubanza. Muti ibigenze bite rero? No kuvuga ngo hari ibice 3 by'isomwa ry'urubanza. Icya mbere cyari isuzuma ry'ibibazo kubera ko byari ubujurire bwatanzwe n'urukiko n'ubushinjacyaha, kubera ko hari harafashwe umwanzuro yuko witwa Prince Kid arekurwa kubera ko ari umwere, ndetse hagaruka ku mpamvu z'icyemezo cyari cyafashwe. Ahangaha niho bavuze ko hari inyandiko zitari zarahawe agaciro, inyandiko z'aba kobwa abarimo TJK, TBF ndetse na TTF, bavuga ko bahawe amakuru na VBF, ni namakode bahawe, abakobwa bagiye bahabwa, bavuga ko uyu witwa VBF yaba yarahohotewe na Prince Kid inshuro zirenze imwe. Rero birangiye urukiko rufashe imyanzuro yuko uwitwa Prince Kid agabanyirizwa igihano kubera ko yarasabiwe igihano cy'imyaka 16, ariko ubu ngubu akaba agabanyirijwe igihano, ahawe igihano cy'imyaka 5 ndetse n'ihazabu y'amafaranga agera kuri miliyoni 2, ndetse akazishyura igarama ry'urukiko 40,000, ndetse kugeza ubu ngubu rero ni uko nguko byifashe. Ni reactions z'abantu benshi bari ahangaha, amasura ntago yishimye, biragaragara ko badasa neza ku maso bitewe n'imyanzuro bumvishe. Abenshi bari biteguye kumva ko Prince Kid abaye umwere bidasubirwaho, ariko kugeza ubu ngubu icyo nababwira nuko uwitwa Prince Kid yamaze guhamwa n'icyaha, ndetse ahawe igihano cyo gufungwa imyaka 5 ndetse akazishyura ihazabu y'amafaranga agera kuri miliyoni 2. Metre uribwira abadukurikiye mu bice bigiye bitandukanye, uri metre ubanira ku itariki 10 z'ukwa 11 nibwo isomo ry'urubanza. Isomo ry'urubanza ryasomwe hafi isaha n'iminota 30. Ari byinshi mwagiye mwerekana ku mbogamizi zigiye zitandukanye. Aka kanya urabwira icyo abadukurikiye mu bice bigiye bitandukanye ko abyakira ibyo mwagiye mwerekana ku mbogamizi, ndetse n'amafaranga wenda miliyoni zigera muri 3 ndakeka umajije uri Bamukatiye. Ubyakira ute ibyavuzwe hagati y'ubushinjacyaha nawe urimo kumuburanira ku mpande zigiye zitandukanye? Tubwire. Murakoze, nitwa Maître Mbonyimpaye Elias, ningiye wunganira Ishimwe Tsiri uzwi ku izina rya TITI Bravo. Ngira ngo nkuko mwabibonye mu iburanisha ubwo twatangiraga, havutse nyine inzitizi yuko urubanza rwaburanishwa mu ruhame, urukiko rufata icyemezo. Urubanza rwatangiye mbere ruburanishwa rwagomba kuburanishwa mu muhezo, ariko urukiko rwemeza ko ruburanishwa mu ruhame kuko rwatangiye n'ubundi mbere ruburanishwa mu ruhame, hanyuma rurapfundikirwa ruza gupfundurwa, uregera indishyi aziregeramo nyuma. Ngira ngo rero urubanza rwaranzwe n'ibintu bigera kuri 3. Hari ibimenyetso 2 ubushinjacyaha bwazanye nyuma y'ipfundikirwa ry'urubanza, ariko icy'ingenzi cyari kirimo ni video. Ngira ngo nayo twanashyizeho twanamazeho umwanya munini tuburanaho, na raporo ya muganga wapimye umwana akavuga ko afite ikibazo cy'uburwayi cyo kuba afite ihungabana, ariko ibyo nyine twabivuzeho. Iyo video nayo dufite uburyo twayiburanyeho, twagaragaje ko uburyo yafashwe mu buryo budakurikije amategeko, n'uwayifashe ntitumuzi, tugaragaza n'ingingo z'amategeko dushingiraho. Ibindi byari kubijyanye n'ikirego cy'indishyi ngira ngo twagisobanuye kuko twakireguyeho. Ikirego cy'indishyi cyatanzwe n'uregera indishyi, kandi twakireguyeho mu buryo mu magambo make. Mwakomoje ndetse natwe dufite indishyi twasabye mu rubanza kuko nk'abarezwe, ikirego cy'indishyi gifite amategeko natwe aduha uburenganzira bwo kuregera, gutanga ikirego kigamije kwiregura. Namwe mweretswe video, ni video igaragara gute kugira ngo umuntu
udukurikiranye atabonye iyo video abashe kumenya ngo ese video yaje kwiyongeramo ni video imeze gute, harimo ibiki bavuze ko harimo ifoto, ese iyo foto imeze gute, ni ya Titi ni y'umukobwa? ngira ngo ni ifoto itanagaragara ko ntago igaragara ntiyamenya ngo ninde, ariko video harimo abantu babyina, ubwo nuvuga ngo amashusho asa, ngira ngo wenda byunumvikana iki kintu nakigarutseho ajya gusa n'umukiriya wanjye, ariko nuvuga ngo twavuze yuko umuntu ashobora kugira Photoshop cyangwa video shop akaba yakora editing, akaba yakwambara mask ngira ngo y'undi muntu kandi akaza akabyina cyangwa agakora ibindi bikorwa. Niyo mpamvu icyemezo cyo gufata video cyangwa se mo kimwe amashusho n'ibindi bitangirwa uruhushya na procureur general. Metre warukomoje ku kirego cy'indishyi namwe mwatanze, uregera indishyi za victime araregera miliyoni 20, wowe ugereranyije muraregera indishyi ingana gute? Twaregeye ubundi urubanza aho rwari rugeze rugipfundikirwa ndetse n'igihe rwagomba gusomerwa itariki 22 z'ukwa 9, twaregeraga twavuze ko icyo gihe ibyo ishimwe Thierry yaramaje gutakaza byageraga kuri miliyoni 44, kuko twabaraga ko hari hashize amezi 22 afunze ari muri gereza, kandi tuvuga yuko nk'umuntu uri muri industry y'ububyinnyi nganira nawe yambwiye ko yinjizaga amafaranga 500 buri cyumweru amaki, noneho nuvuga ku kwezi yari miliyoni 2 rero tuzikuba niyo n'amezi 22 bikaba miliyoni 44. Hanyuma rero turavuga tutari ko urubanza rushobora kuzagenda rukagera igihe ruzasomerwa ku tariki 10 n'ubundi azaba amaje kuba miliyoni 48 ko azaba yongeraho amezi 2. Dusaba amafaranga yikurikirana rubanza n'igihembo cyavuka, amafaranga yikurikirana rubanza ni miliyoni 3, igihembo cyavuka ni miliyoni 5, byose ni miliyoni 8 ziyongera kuri ya za miliyoni 44, ariko zishobora kuba miliyoni 48. Iyo bibazo usanga ari hagati ya miliyoni 52 na miliyoni 56. Hari benshi bakomeza gukora commentaire niki kishi nyuma buri munsi isubikwa namwe mukabigarukaho commentaire kuri ibyo ngibyo n'abadukurikiranye ngo bamenye neza iryo subiko rya buri munsi. Ariko ryatangiye impamvu, kandi ngira ngo impamvu zagiye zumvikana ni impamvu zishingiye ku mategeko, ngira ngo twagiye tubisobanura n'ubushake bukabisobanura. Icyo twe twishimira nuko kugeza amagingo y'ingaya urubanza twe twizera ko rupfundikiwe bwa nyuma nkuko umucamanza bivuze, twumva rero nta kindi kintu dusigarana ikihe cyizere Metre. Ayo ni amafaranga tuba twarumvikanye n'umukiriya mburanira, kubera ko igiciro cyacu gera ku 500 kugeza kuri miliyoni 15. Bivuga rero yuko twatandukiriye iyo turi hagati muri iyo range. Ni nasoza mu ndishyi cyangwa n'ubundi barumvikanye ayo ngayo n'umukiriya ugomba kuyishyura, ariko no kuvuga ngo twebwe, ariko wagushoye mu manza nawe yirengera ibyo wagize washoyemo. Akakaye uvuze yuko kukuba barasobanuye impamvu zisubikwa inshuro nyinshi za bya ruriya rubanza, ibisobanuro byatanzwe, ariko namwe muri mu rukiko mwaje kuvuga yuko ibimenyetso biri kugenda biza ari uburyo bwo kugerageza gutinza uru rubanza. No munsi kwa rukuburana cyangwa se kwirigura ibimenyetso bishyashya byazanywe n'ubushinjacyaha, hahise hazamwo n'icyo uri kunganira victime ku bijyanye no kwegera indishyi. Muri kubona yuko hatazaza indi ngingo nshyashya se wenda ishobora kuzakomeza gutuma urubanza rwatinda, namwe ko mwabikomejeho muvuga yuko n'ubundi bari kuzana ibintu byo gukomeza gutinza urubanza. Iyo ngingo murabibona gute? Turizera yuko nta bindi bimenyetso bizaza nyuma y'ipfundikirwa ry'uru rubanza, kandi ngira ngo mbivuze mu itangazamakuru byatunezeza cyane, kuko twe nk'uko twabivuze twanabishimangiye. Iryo jambo narusubiyemo kenshi mu iburanisha ryacu, nta kimenyetso n'iki muri boîte yacu ku ruhande rwacu nk'uregwa umukiriya wanjye yigeze ashyira muri systeme na kimwe kuva iburanisha ryatangira. Ibimenyetso biri muri systeme ni iby'ubushiracyaha buzana biri muri systeme. Ubwo rero no kuvuga ngo rero icyo dutegereje nuko tubona ubutabera bw'umukiriya wanjye. Psikologe ugaragara yemeza ihungabana ry'uyu mukobwa, ese ubundi ihungabana ripimwa riteganya mu
ntabwo genda byize kuko ni ukuvuga ngo icyo twe tureba raporo ikigaragara nuko hejuru itangira ivuga ko umwana nta kibazo afite cya conscience cyuko nta kibazo kindi afite ibibazo by'imitekerereze byose nta kibazo ariko hasi urumva rero yuko aho niho twavuze ko harimo kwivuguruza ku muntu wakoze iriya raporo. Ikibazo gifite betre dusigarane icyizere kubera ko ni wowe wakurikirana iby'urukiko hanyuma abakunda nk'abanyamategeko icyizere twe dufite n'icyifuzo cyacu ko twe turasaba ntabwo twe dufata ibyemezo bifatwa n'urukiko. Icyizere twe dufite n'icyifuzo twe twifuza hejuru y'imiburanire yacu twagiye tugira nuko twifuza ko umukiriya wanjye yagirwa umwere. Benshi bakomeje bavuga ati hari ikigisha inyuma, hari ibifu binini, hari ibigufiya, hari Yes, nizere ko umeze neza. Aha turi ni ku rukiko n'ubundi Inyamirambo na harimo gusomerwa imyanzuro y'urubanza rw'umugabo witwa Ishimwe Kagame Dieudonné cyangwa se Prince Kid, umugabo umaze igihe kitari gitoya aburana kuva ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize bwa byari 2022 kugeza uyu munsi urubanza rwe rwari rugenda rukomeza umunsi ku wundi. Ni byinshi rero byagiye bigarukwaho bati Prince Kid yasabye ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina ndetse no guhoza undi ku nkeke. Ni ibyaha bigera kuri 3 yaharirwaga, ariko uyu munsi hari isomwa rero ry'uru rubanza. Muti ibigenze bite rero? Ni ukuvuga ngo hari ibice 3 by'isomwa ry'urubanza. Icya mbere cyari isuzuma ry'ibibazo kubera ko byari ubujurire bwatanzwe n'urukiko n'ubushinjacyaha kubera ko hari harafashwe umwanzuro yuko uwitwa Prince Kid arekurwa kubera ko ari umwere, ndetse hagaruka ku mpamvu z'icyemezo cyari cyafashwe. Ahangaha niho bavuze ko hari inyandiko zitari zarahawe agaciro, inyandiko z'aba kobwa abarimo TJK, TBF ndetse na TTF bavuga ko bahawe amakuru na VBF, ni amakode bahawe abakobwa bagiye bahabwa bavuga ko uyu witwa VBF yaba yarahohotewe na Prince Kid inshuro zirenze imwe. Rero birangiye urukiko rufashe imyanzuro yuko uwitwa Prince Kid agabanyirizwa igihano kubera ko yarasabiwe igihano cy'imyaka 16, ariko ubu ngubu akaba agabanyirijwe igihano, ahawe igihano cy'imyaka 5 ndetse n'ihazabu y'amafaranga agera kuri miliyoni 2 ndetse akazishyura igarama ry'urukiko 40,000 ndetse kugeza ubu ngubu rero ni uko nguko byifashe. Ni reactions z'abantu benshi barahangaha, amasura ntago yishimye, biragaragara ko badasa neza ku maso bitewe n'imyanzuro bumvishe. Abenshi bari biteguye kumva ko Prince Kid abaye umwere bidasubirwaho, ariko kugeza ubu ngubu icyo nababwira nuko uwitwa Prince Kid yamaze guhamwa n'icyaha ndetse ahawe igihano cyo gufungwa imyaka 5 ndetse akazishyura ihazabu y'amafaranga agera kuri miliyoni 2. Metre uribwira abadukurikiye mu bice bigiye bitandukanye, uri metre ubanira TITI ku itariki 10 z'ukwa 11 nibwo isomo ry'urubanza. Isomo ry'urubanza ryasomwe hafi isaha n'iminota 30. Ari byinshi mwagiye mwerekana ku mbogamizi zigiye zitandukanye. Aka kanya urabwira icyo abadukurikiye mu bice bigiye bitandukanye ko abyakira ibyo mwagiye mwerekana ku mbogamizi ndetse n'amafaranga wenda miliyoni zigera muri 3 ndakeka Bamukatiye ubyakira ute ibyavuzwe hagati y'ubushinjacyaha nawe urimo kumuburanira ku mpande zigiye zitandukanye? Tubwire. Murakoze, nitwa Maître Mbonyimpaye Elias, ninjye wunganira Ishimwe Tsiri uzwi ku izina rya TITI Brown. Ngira ngo nkuko mwabibonye mu iburanisha ubwo twatangiraga habutse nyine inzitizi yuko urubanza rwaburanishwa mu ruhame urukiko rufata icyemezo. Urubanza rwatangiye mbere ruburanishwa rwagomba kuburanishwa mu muhezo, ariko urukiko rwemeza ko ruburanishwa mu ruhame kuko rwatangiye n'ubundi mbere kuburanishwa mu ruhame, hanyuma rurapfundikirwa ruza gupfundurwa, uregera indishyi aziregeramo nyuma. Ngira ngo rero ni urubanza rwaranzwe n'ibintu bigera kuri 3. Hari ibimenyetso 2 ubushinjacyaha bwazanye nyuma y'ipfundikirwa ry'urubanza, ariko icy'ingenzi cyari kirimo ni video. Ngira ngo naho twanashyizeho twanamazeho umwanya munini tuburanaho.
na raporo ya muganga wapimye umwana akavuga ko afite ikibazo cy'uburwayi cyo kuba afite ihungabana ariko ibyo nyine twabivuzeho iyo video nayo dufite uburyo twayiburanyeho twagaragaje ko uburyo yafashwe mu buryo budakurikije amategeko n'uwayifashe ntitumuzi tugaragaza n'ingingo z'amategeko dushingiraho ibindi byari ku bijyanye n'ikirego kindi cy'ingira ngo twagisobanuye kuko twakireguyeho ikirego kindi cyatanzwe n'uregera indishyi kandi twakireguyeho mu buryo mu magambo makeya mwakomoje ndetse natwe dufite indishyi twasabye mu rubanza kuko nk'abarezwe ikirego kindi gifite amategeko natwe aduha uburenganzira bwo kuregera gutanga ikirego kigamije kwiregura. namwe mweretswe video ni video igaragara gute kugira ngo umuntu udukurikiranye atabonye iyo video abashe kumenya ngo ese video yaje kwiyongeramo ni video imeze gute harimo ibiki bavuze ko harimo ifoto ese iyo foto imeze gute ni ya TITI ni y'umukobwa ngira ngo ni ifoto itanagaragara ko ntago igaragara ntiyamenya ngo ninde ariko video harimo abantu babyina ubwo nuvuga ngo amashusho asa ngira ngo wenda byunumvikana iki kintu nakigarutseho ajya gusa n'umukiriya wanjye ariko nuvuga ngo twavuze yuko umuntu ashobora kugira photoshop cyangwa video shop akaba yakora editing akaba yakwambara mask kugira ngo y'undi muntu kandi akaza akabyina cyangwa agakora ibindi bikorwa niyo mpamvu icyemezo cyo gufata video cyangwa se kimwe amashusho n'ibindi bitangirwa uruhushya na procureur general. Metre warukomoje ku kirego cy'indishyi namwe mwatanze uregera indishyi za victime araregera miliyoni 20 wowe ugereranyije muraregera indishyi ingana gute? Twaregeye ubundi urubanza aho rwari rugeze rugipfundikirwa ndetse n'igihe rwagomba gusomerwa itariki 22 z'ukwa 9 twaregeraga twavuze ko icyo gihe ibyo ishimwe Thierry yaramaje gutakaza byageraga kuri miliyoni 44 kuko twabaraga ko hari hashize amezi 22 afunze ari muri gereza kandi tuvuga yuko nk'umuntu uri muri industry y'ububyinnyi nganira nawe yambwiye ko yinjizaga amafaranga 500 buri cyumweru amaki noneho nuvuga ku kwezi yari miliyoni 2 rero tuzikuba n'amezi 22 bikaba miliyoni 44 hanyuma rero turavuga tutari ko urubanza rushobora kuzagenda rukagera igihe ruzasomerwa ku itariki 10 n'ubundi azaba amaje kuba miliyoni 48 ko azaba yongeraho amezi 2 dusaba amafaranga yikurikirana rubanza n'igihembo cyavuka amafaranga yikurikirana rubanza ni miliyoni 3 igihembo cyavuka ni miliyoni 5 byose ni miliyoni 8 ziyongera kuri za miliyoni 44 ariko zishobora kuba miliyoni 48 iyo bibazo usanga ari hagati ya miliyoni 52 na miliyoni 56. Hari benshi bakomeza gukora komanteri niki cyishe nyuma buri munsi subikwa namwe mukabigarukaho komanteri kuri ibyo ngibyo n'abadukurikiranye ngo bamenye neza ibyo subiko bya buri munsi ariko ryatangiye impamvu kandi ngira ngo impamvu zagiye zumvikana ni impamvu zishingiye ku mategeko ngira ngo twagiye tubisobanura n'ubushake bukabisobanura icyo twe twishimira nuko kugeza amagingo y'ingaya urubanza twe twizera ko rupfundikiwe bwa nyuma nkuko umucamanza bivuze twumva rero nta kintu dusigarana ikihe cyizere Metre ayo ni amafaranga tuba twarumvikanye n'umukiriya mburanira kubera ko igiciro cyacu gera ku 500 kugeza kuri miliyoni 15 bivuga rero yuko twatandukiriye iyo turi hagati muri iyo range ni nasoza mu ndishyi cyangwa n'ubundi barumvikanye ayo ngayo n'umukiriya ugomba kuyishyura ariko no kuvuga ngo twebwe ariko wagushoye mu manza nawe yirengera ibyo wagize washoyemo uvuze yuko kuba barasobanuye impamvu zisubikwa inshuro nyinshi za byaruriya rubanza ibisobanuro byatanzwe ariko namwe muri mu rukiko mwaje kuvuga yuko ibimenyetso biri kugenda biza ari uburyo bwo kugerageza gutinza uru rubanza no munsi kwa rukuburana cyangwa se kwiregura ku bimenyetso bishyashya byazanywe n'ubushinjacyaha hahise hazamwo n'icyo
uri kunganira Victime ku bijyanye no kwegera indishyi muri kubona yuko hatazaza indi ngingo nshyashya se wenda ishobora kuzakomeza gutuma urubanza rwatinda namwe ko mwabikomejeho muvuga yuko n'ubundi bari kuzana ibintu byo gukomeza gutinza urubanza iyo ngingo murabibona gute? Turizera yuko nta bindi bimenyetso bizaza nyuma y'ipfundikirwa ry'uru rubanza kandi ngira ngo mbivuze mu itangazamakuru byatunezeza cyane kuko twe nk'uko twabivuze twanabishimangiye iryo jambo narisubiyemo kenshi mu iburanisha ryacu nta kimenyetso n'iki muri boîte yacu ku ruhande rwacu nk'uregwa umukiriya wanjye yigeze ashyira muri systeme na kimwe kuva iburanisha ryatangira. Ibimenyetso biri muri systeme ni iby'ubushinjacyaha buzana biri muri systeme. Ubwo rero ukuvuga ngo rero icyo dutegereje nuko tubona ubutabera bw'umukiriya wanjye. Psikologe ugaragara yemeza ihungabana ry'uyu mukobwa ese ubundi ihungabana ripimwa riteganya muri ntabwo genda byize kuko nukuvuga ngo icyo twe tureba raporo ikigaragara nuko hejuru itangira ivuga uko umwana nta kibazo afite cya conscience cyuko nta kibazo kindi afite ibibazo by'imitekerereze byose nta kibazo ariko hasi urumva rero yuko aho niho twavuze ko harimo kwivuguruza ku muntu wakoze iriya raporo. Ikibazo gifite betre dusigarane icyizere kubera ko niwe wakurikirana iby'urukiko hanyuma abakunda nk'abanyamategeko icyizere twe dufite n'icyifuzo cyacu ko twe turasaba ntabwo twe dufata ibyemezo bifatwa n'urukiko. Icyizere twe dufite n'icyifuzo twe twifuza hejuru y'imiburanire yacu twagiye tugira nuko twifuza ko umukiriya wanjye yagirwa umwere. Benshi bakomeje bavuga ati hari ikigisha inyuma hari ibifi binini hari ibigufiya hari